Mperuka guhanura ejo ejo buriya tariki 20 yego mperuka guhanura ejo byari bimeze uterera uko byari bimeze umunsi w'ejo byari ibintu byiza Imana itugirira neza iduha imvura nahanuye mu mvura kandi ibyo nahanuye nari mbibwiwe n'Imana yego kandi Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ngo rero urumva kuva ejo n'uyu munsi ndakeka n'amasaha 40 nangahe ntabwo arashira jewe ndakomeje yego kandi n'uyu munsi ndahanura mu izina rya Yesu amen ubu nkagira umugisha ukampanurira humura nizere ko bisohora vuba Yesu we bidasohora vuba rero nibiba bitavuzwe n'Imana ariko ibyavuzwe n'Imana birasohora kandi vuba. Nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyanjye ntibizongera kurazikwa. Ijambo rivuga ngo izina ry'Imana Imana yanga kuritesha agaciro. Muri Yesaya haranditswe ngo n'icyubahiro cyanjye sinzagiha undi muntu. Yego ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ng'umuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Eka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu, niyo mpamvu njya kureba abakozi b'Imana tukiganira tukibutsa abantu uko Imana yacu ikora isezeranye igasohoza, yuko Imana yacu itajya ibeshya. Yego reko turi kumwe adusuhuze anatwibwire. Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Twizerimana Jean Claude ariko cyane izina Tuyizere. Yego niryo abantu benshi bazi. Yego Tuyizere niryo abantu benshi tumuziho. Gusa ari umuntu ndi kubona Musa, umva muri comment abantu bazabivuga. Hari nyakubahwa rwose ndi kubona Musa mwambaye shimwe n'abakunda kwara. Yego ndi kubona usa na minisitiri w'urubyiruko umuco n'iterambere, minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Yego ninjye wa mbere ubikubwiye ntaho ndigeze abikubwira. Oya nejo barabimbwiye ko nari nashyizemo agakoti kanjye Imana yampaye. Yego ubaye wa gatatu rero. Ntacyo mupfana se turagipfana kuko twese twaturutse ku muntu umwe ari. Oya nshaka isano y'amaraso. Nshaka isano y'amaraso. Abundi bavuga ko abantu basa batafitanye isano isanzwe ariko nta yindi sano dufitanye ariko ndamukunda tu. Yego arakunditse gitumye dusa yego eko dusengera ubwangu Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Data wa twese uri mu ijoro ryera, Imana ishobora byose, Imana iz'ubwenge, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera.
tugushimiye kugira neza kwawe nuko ibihe byose turongeye turasenze muri uyu mwanya kugira ngo utwiteho umpa amagambo y'ubwenge kandi abari bwumva aya magambo azagirirwa n'imbabazi z'Imana. Nsengeye abo dufatanyije umurimo w'Imana, dusengeye ibihugu byinshi bitandukanye kugira ngo ubafashe kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu wabambwe urakoze. Amen. Yego tuyizere uri umuhanuzi, nicyo cyatumye nza kukureba ngo tuganire, twibutse abantu yuko Imana ifite abantu igikoresha ikababwira ibyayo. Turi mu kwezi kwa gatanu, iki kiganiro turi kubyikora tariki 21. Yego. Uheruka guhanura ryari? Mperuka guhanura ejo. Ejo buriya tariki 20. Yego. Mperuka guhanura ejo. Byari bimeze ute rero? Uko byari bimeze umunsi w'ejo byari ibintu byiza, Imana itugirira neza, iduha imvura. Nahanuye mu mvura kandi ibyo nahanuye nari mbibwiwe n'Imana. Yego. Kandi Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ngo rero urumva kuva ejo n'uyu munsi ndakeka n'amasaha 40 nangahe ntabwo arashira. Ubwo rero urumva ni mu kanya gashize. Yego. Impamvu mbaza uyu umuntu dushobora kuba tuziranye ari umuhanuzi, ariko nyuma impano zikagenda ntibijya bibaho, umuntu akaba yarahanuraga. Bibaho kenshi cyane kuko hari na bamwe batakaje karite, abandi uburyohe bugenda bubavamo bitewe n'iminsi n'ibihe, abandi basubira inyuma, ariko njyewe ndakomeje. Yego. Kandi n'uyu munsi ndahanura mu izina rya Yesu. Amen. Ubu nkagira umugisha ukampanurira. Humura. Nizere ko bisohora vuba. Yesu we. Ibidasohora vuba rero ni biba bitavuzwe n'Imana, ariko ibyavuzwe n'Imana birasohora kandi vuba. Nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyanjye ntibizongera kurazikwa. Yego. Rero uyu munsi wa none niyo mpamvu iby'Imana bisohora kandi vuba, biterwa nuko wizeye. Biterwa nuko nizeye. Yes. Bivuga ngo umpanuriye sinizere byazatinda, wampanurira nkizera bigasohora vuba. Okay, anytime bijya bibaho kuko hari amagambo Imana akunze gukoresha. Ubundi ikintu Imana yanga cyane ni izina ry'Imana. Ijambo rivuga ngo izina ry'Imana, Imana yanga kuritesha agaciro. Muri Yesaya haranditswe ngo n'icyubahiro cyanjye sinzagiha undi muntu. Yego. Rero rimwe na rimwe hari ibyo tuvuga tubwiwe n'Imana, ariko kandi dusubiye inyuma hari n'abantu bavuga batabwiwe n'Imana. Imana muri uko gukora kw'imirimo kwayo irazi kabisohoza kugira ngo kuko yabivuze mu izina ry'Imana. Imana igira agaciro, iharanira n'agaciro kayo kugira ngo katazima. Ku buryo umuntu yaza akabeshya ngo ni Imana ivuze se bikazasohora. Yego ndabyemera cyane. Hari n'ababeshya bakabeshya ngo yavuze kandi itavuze. Abo ngabo rero ikibazo cyabo ni iki? Imana yaravuze ngo umuntu naza akambeshyera ngo navuze ntavuze, abo ngabo Imana irabahindukira nabo ubwabo. Ariko bya bindi yavuze mu izina ry'Imana akagereka ngo yo mu ijuru, Imana ijya ibikora kugira ngo izina ryayo rikomeze rihabwe icyubahiro. Urugero nk'ubu turaha ngaha turi imbere y'Imana ishobora byose. Hari igihe abantu bamwe njya mbabona kenshi na kenshi, bamwe bati njyewe nitwa gutya. Hari n'abigira amazina y'ibitangaza kugira ngo iteka ryose bakunde bemerwe. Ariko twebwe impamvu turaho uyu munsi wa none si kugira ngo twemerwe cyane, ahubwo turashaka mbere yuko ibyo byose biba Imana yabanje kutwemera. Iyo Imana imaze kukwemera rero nibwo ikwemeza n'abantu. Hari abashaka kwemerwa n'abantu ariko bataremerwa n'Imana, abo nabo babaho. Ariko twebwe Imana yaratwemeye, Imana nishimwe. Ikintu n'ubu ntarumva. Yego. Eka nifatira urugero, ntabwo ndi umuhanuzi. Ubu nkigirawe avuga nti Imana irambwiye ngo tuyizere, Imana igiye kuguha imodoka. Ibyo Imana yabisohoza. Yes. Navuze ngo ni rimwe na rimwe. Imana nsubiyemo gato, Imana ikunda icyubahiro gusumba ibindi bintu byose. Kuvuga ngo wowe uje ugahanura ibintu utatumwe n'Imana,
Imana yo iraza ikabisohoza rimwe na rimwe, ariko kandi igaharanira ko icyubahiro cyayo kitazima cyangwa ngo gihabwe undi muntu. So niyo mpamvu rero imbere y'Imana ishobora byose, hari abantu benshi nagiye mbona bahanura, bagahanura rimwe na rimwe, ewe hari n'uwahanuye atari mu mwuka w'Imana, ariko bitewe n'uko nyiri kubibwirwa yabyizeye, yizera ko ari Imana ibivuze. Icyo kintu sinzi niba ucyumva. Oya nge ntago turemeranya neza pe. Okay. Turajya impaka ni twagarutse rero. Dore ijambo nari maze kuvuga, reka ndisubire. Ndavuze ngo wowe Concorde, yego, uraje kwa tuyizeye, ntabyo Imana yakubwiye. Uraje uti Imana irambwiye ngo, yego, ubivuze mu izina ryande ry'Imana. Hari umwana uherutse kuza kunsaba amafaranga, arambwira ngo papa arantumye, bitewe nuko nzi ko se ari inshuti yanjye kandi w'inyangamugayo. Siniriwe namuhamagara, naramubwiye nti akira n'ibihumbi 5 bijyanire so niba bigutumye. Hashize nk'iminsi 2 mpuye na se, arambwira ngo, ndamubaza nti none twadufaranga kutatumpaye. Arambwira ati tugenda dute? Ntiwatumye muhungu wawe ngo naze muha amafaranga? Ati ntabyo namubwiye. Ndamubwira nti rero nayamuhaye mu izina ryawe kandi ugomba kugira ute? Kuyansubiza. Uwo mubyeyi yaratunguwe cyane, ariko abeza kunyura mu nzira nyinshi, ariko arayansubiza, ariko nayamuhaye mu izina rya se. Bivuze ngo iki rero? Bivuze ngo wowe nuza cyangwa undi muntu agaturuka hano ku ruhande akaza akakubwira ngo Imana yantumye ngo ninze nkubwire ibi, ariko atari Imana yabimubwiye, ariko akaza yitwaje izina ryayo, nawe ukabyizera ko ari Imana yabivuze, yizere ko ari runaka ubivuze. Imana izabisoza, kuko icyambere ikunda ni ukuyigirira icyizere. Hanyuma rero wa muntu waje kubivuga ko yamutumye itamutumye, izaza kubonana nawe hanyuma, ariko wowe izakora ibyo wizeye kandi wemeye ko ariyo yabivuze. Agize ibindi agerekaho se, ni urugero akavuga ngo Imana iramubwiye ngo izagukorera iki, atari ko kugira nyine ugira ibyo umuha, nabwo Imana yabisohoza. Okay, urakoze cyane. Twarabibonye cyane, hari abahanuzi bari mu buryo bwinshi, ariko reka mvuge butatu. Uburyo bwa mbere, hari abahanuzi birari, ahanura ibijyaniranye n'ibyirari rye. Uriya muntu tuziranye ucya, uriya muntu ni umuyobozi, sinamuhanurira ibingibi. Aribyo byabaye kuri Mikaya, na babahanuzi bandi bagiye guhanura ngo Yehoshafati na Ahabu batera Galiyadi. Nuko abo bahanuzi, igiciro cya mbere kiraho cy'abahanura ibijyanye n'irari ryabo, hakaza ikindi cyiciro cya kabiri cy'abahanuzi bahanura bijyanye n'amarangamutima. Hari uguhanura ibyirari, hari n'abahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo. Abamarangamutima rero ni bandi, ni abahanuzi baza agahanura kuko runaka tuziranye ari wo muri famiye, nkaba nzi ko hari ikintu afite mu mufuka, reka muhanurire ibyiza kugira ngo nanjye ku ruhande rwanjye ngira ibyo nunguka. Hakaza abahanuzi ba gatatu rero. Abahanuzi ba gatatu ni bari abantu bahanura akemera uko bishoboka byose, kavuga ngo nihaba no mu mwobo w'intare ndemera njemo. Niba ari ibibi nabonye ku muntu runaka, nibyo sindabihindura ibyiza. Abo rero nibo bakenewe muri iyi minsi. So rero kuri cya kindi twari tuvuyeho, ntabwo ndi bukirenge ntagisubije, reka nkigarukeho cyane. Ndacyafite ikindi kibazo ndakubaza. Yego, reka tusubize iki ngiki. Ni ukuvuga ngo uriya muntu yaje, kuko Bible yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yaje ahanura avuga ibyo Imana yamubwiye, na yambwiye ngo nkubwire ibi, yambwiye ngo nkubwire, kandi ari kubeshya atari Imana yabimubwiye. Ntabwo ari Imana. Ko muri iyi minsi mu bihe byatambutse nabonye naho Satani avuga. Nabonye naho Satani avugira mu bantu, bona ni ibintu biteye ubwoba. Ariko iyo wamaze kumenya Imana, kurikira inzira watangiye. Hari umuririmbyi waririmbye kera remba ngo komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Ni ukuvuga ngo rero nagira ibindi yongeraho, twebwe icyo twahawe kumenya neza, Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza.
kugira ngo ube umuntu wuzuye nuko uba uzi guhitamo ikibi hagati y'ikibi n'icyiza. Hagati y'ikibi n'icyiza ugahitamo icyo uri kubona kikubereye. Ubwo rero nagira ibyo yongeraho, ariko wowe muri kwa kwizera kwawe nagira ibindi yongeraho uzahita wumva ko, ariko nubyizera, nge navuze kwizera, nubyizera ukavuga ati nubwo agize ibindi yongeraho ariko reka nemere ibi ngibi Imana yavuze, niba ariyo yabivuze reka myemere, Imana izasoza bitewe no kwizera kwawe. Yego, none se ibyo ni ku muntu wese cyane kuri usanzwe ari umuhanuzi? Turi ku bantu babiri, umuntu asanzwe ari umuhanuzi, Imana hari ibyo imubwira akabwira abantu. Yego. Noneho ikindi gihe haraje aravuze ati ni Imana intumye kandi atariyo. Yes. Noneho hari umuntu usanzwe atari umuhanuzi aravuze ati ibi ni Imana ibimbwiye. Yego. Usobanurira aho ngaho ho. Reka nkwereke, buriya ni ukuvuga ngo uribuka ijambo ry'Imana ritubwira kuri Dawidi agiye gutera Goliyati. Hariya hantu igihe Dawidi ajya kurwana na Goliyati, buriya Dawidi Goliyati ngo yari umugabo muremure, nta muntu ubanganaga nawe mu bibaho byose. Ariko kandi ni ukuvuga ngo Dawidi uriya yari pewo, urabona hari igihe umuntu aza mu ishusho y'uwamutumye. Yego. Kandi baravuga ngo imfura igenda nka se. Imfura igenda nka se. Dawidi yari pewo, we yari muto cyane, ariko agenda mu izina ry'Imana, kuko yanaramubwiye ngo wanteranye icumu n'agacumu, ngo ariko nge nguteye mu izina. Urumva we yaragiye, ariko agenda atari wenyine, mu yandi magambo yari intumwa, yarafite uwagendeyemo. Hariya ni nk'aho Imana ubwayo yari yakimanukiye kugira ngo ibonane n'uriya Goliyati. Ariko Dawidi agenda ari pewo, ari intumwa, agiye mu izina ry'Imana. Nicyo rero nakubwiye ngo naza avuga ngo ni Imana. Cyakora habaho, bitewe no kubyizeye, habaho imana zitandukanye. Biterwa n'Imana zaba yavuze iyo ariyo. Hari Imana yacu tuzi, hari n'izindi Imana hariya hanze zirahari nyinshi. Ariko naza avuga mu izina ry'Imana twemera twese, nta kabuza Imana izasoza ibyo yavuze, kugira ngo rya zina wizeye rikomeze rije mbere, rihabwe agaciro. Yego, akenshi abantu bakunda guhamagarwa cyangwa se abantu bakaganwa, ndavuga mwe abahanuzi, umuntu akaza aje kureba ngo umusengere, cyangwa se akaguhamagara cyane. Hano abantu baba bari kure bakurikira ibi biganiro dukora, hari abazaguhamagara. Ese umuntu ni ngombwa kukubwira ibyifuzo afite? Urakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa. Buriya umunyamasengesho w'ukuri cyangwa umuhanuzi w'ukuri, weho akiguhamagara akikubwira ni ndashaka ngufashe gusenga, akikubwira ngo ndashaka ngufashe gusenga, ni ukuvuga ngo iyo za mbaraga z'Imana twahoze tuvuga zaziye muri Dawidi ziri muri wowe, iteka ryose zikwerekana ibibazo uwo muntu agize ute afite. Kandi cya kabiri nanone nshaka kuvuga aho ngaho, ni ukuvuga ngo wowe niba umpamagaye ukambwira ngo mfasha gusenga, cyangwa uriya muntu akaza ubwe akavuga ati naje kugira ngo mfashe gusenga, kuvuga ngo ngewe ubwanjye, ngewe n'Imana yanjye tuziranyeho, ndabanza mfata akanya gatoya niherera ahantu wa muntu atari, manze nsenge mbaza Imana iby'uriya muntu, kuko hari nuza adashaka gusengerwa ahubwo ashaka guhinyuza ngo arebe koko ari Imana ikurimo cyangwa bitewe n'ibyo ashaka muri we. Ariko iyo ufashe akanya gatoya ukiherera hirya ukabanza ukavugana n'Imana, Imana ikubwira umuntu ugiye gusengera uwo ari we. Yego. Yes.
none ubu gutya ko hari abazaguhamagara kuri telefone uzababwira uti umpaye akanya niherere akuna ni ukuvuga ngo uriya uzahamagara kuri telefone nanjye nakivuze ngo navuze ngo hari umuntu uza wakaza gusanga uwo niwe ubanza kwiherera hirya gato ariko sinirengagije ko hari n'uwo mushobora guhurira mu muhanda akakubwira ati nyaboneka mfite ibibazo ndashaka musengera nk'uko twahawe imbaraga z'Imana rero nk'uko ubuntu bwayo buri uriya muntu uzamusengera hari n'usengera noneho hanyuma nijoro mu ijoro wafashe ikindi gihe cyo gusenga Imana ikongera ikakunyuzaho ibye neza buriya ni ukuvuga ngo umuhanuzi akwiriye kugira ibihe byinshi by'amasengesho muri we warumbajije uti hari igihe umuntu azaguhamagara kuri telefone ngo umusengere n'ubu ngubu mu kanya hari umumama wo muri Belgique twariho tuvugana nawe mfite umutwaro wo kumusengera muri Belgique ajya agira ibibazo muri we bamwoherereza ibintu by'imyuka mibi ariko aho dutangiye gusenganira asigaye aryama agasinzira uwo rero si ngombwa ngo nuko yafashe tike ye yaje si ngombwa ngo yafashe urugendo ahubwo Imana ireba ibyihishe iragenda ikazenguruka Belgique yose ikarebamo uriya mu mama tugiye gusengana yarangiza ikazi kamugirira neza ntabwo rero byavuga ngo ni ngombwa ngo aze ngo nibwo turi bwihe ahubwo iteka ryose isaha iyo ari yo yose uhamagaye turamufasha tukamusengera yego kuko n'impamvu nayo nkubajije gutyo akenshi ngeyo tuyize turaziranye turi inshuti pe sibyo bimwe mu bibazo byanjye urabizi ubu uramutse umbwiye ati konkoro reka tunabivuge nkeneye amafaranga twanabiganiyeho ko nkeneye amafaranga ugahita umbwira ngo Imana iguhaye amafaranga ntabwo ibyo bintu njya mbyizera nubwo aba ari Imana simba mvuze ngo si Imana ibikubwiye ariko ndavuga nti nawe se tuyizere ntiyanyifuriza ikibi sibyo ariko iyo duhuye cyangwa se iyo tuvuganye kuri telefone ugahita umbwira uti gutya na gutya tutabiganiye bituma nizera ari nayo mpamvu rero nanjye ndi kubaza nti uzaguhamagara azabanza kubwira ati mukozi w'Imana nakubonye kuri Concorde TV show none mfite ikibazo nabuze urubyaro mfite amadeni mfite iki none sengera cyahubwo azaceceka waguhamagara kubwira ati nge nkeneye ko dusenga ya Mana yawe kurimo izabiguhishurira umubwire niba ari ngewe wazahamagara akampamagara ni wowe niba ari ni ngewe wazahamagara ni ukuvuga ngo nampamagara rero ntabwo ari ngombwa ngo ambwire ngo ararwaye ntabwo ari ngombwa ngo ambwire ngo afite kredi bagiye guteza ibye no ahubwo nampamagara we muri we ni ufite ibyo azambwira ariko ntabimubajije ariko kandi natagira ibyo ambwira ngewe nkuko nahawe impano y'Imana ukwiri muri ngewe nzamusengera hanyuma ibyo byose yitekerezagaho ngewe Imana izabimpishurira kuko dusenze Imana itareba ntacyo twaba dusenga Imana itavuga Imana itareba Imana idakora iyo ntabwo nge nyikorera ahubwo nkorera Imana ireba imenye uko Concorde ameze nuko ateye muri we yarangiza ikabimenyesha ayo niyo makuru tuba dukeneye naho kumbwira ngo nameze gutya nabyo bivuge nta kibazo niba uri kumva ushaka kubivuga ariko ngewe sibyo cyane ndeba ndeba ku Mana uriya muntu ninde ameze ate arihe nuwahe yitwa gutya afite iki muri we ashaka iki hari ijambo riri kumfasha muri iyi minsi vango radio itubwira amakuru yabaye ariko abahanuzi batubwira amakuru azaba ubwititire ndayihimba indirimbo uretse ndarukuntu mbigoronzo uko ndeba ukunguko iyo ninjiye mu nganzo nuko hari igihe umuntu yinjira mu nganzo akabura epfo na ruguru bigahera aho ngaho muri quartier gusa ariko tugiye hari ukakora mu muhogo nanjye ngakoramo habati ngiye gushaka ibitero bibiri nanjye ngiye gushaka bibiri nanjye wakumva kandi burya se ngewe narinzi ko ari ubuhanuzi no kuvuga ijambo ry'Imana gusa ntabwo narinzi ko hari indirimbo yitwa ngo Yesu abwira abantu
ati niba ari byiza gukorera Imana niki gituma mutayikorera Imana yambukije Abisiraheli ikabakura mu gihugu cyo hakurya iyo niyo Mana tuzakorera. Urumva rero iyo ni yawe niyanjye mfite n'izindi nyinshi zirahari ariko usibye ko none se ko numva impano zose wazibitseho muvandi reba guhanga guhanura kuvuga ijambo ry'Imana kugira ute ko ndi kumva wacuza abandi yewe no kuvuga ngo ikintu cya mbere kiba kiri aho ngaho si ibyo gusa no gucuranga nanjye byangiye kuvuga nibutse ko nigeze nkubona kuri piano no muri piano nkoramo sibye ko atari bya cyane ariko yishize kuri piano abantu ndabacurangira ntabwo abantu babura bacurangira mpari ibyo nabyo rwose piano ndakoramo nkumva uko bimeze uko tugiye hariya ku ngoma y'uruhu rero ni ukuyikaraga. yego impano y'ubuhanuzi tuyivuzeho uko Imana iri kugukoresha ntabwo guhanura tubitegeka yego ngo umpanurire oya ntabwo ari radio ucuranga hango nshaka kumva urubuga rw'imikino cyangwa iki kuririmba nawo nk'umuhanzi uturirimbe akapera yego sente ntabwo ari ngo acurange n'ingoma ntabwo ari ngo tuyivuze ariko kuvuga ijambo ry'Imana Bibiliya yarayifite reka tugeremo uwo mwanya. Murakoze cyane. Turasoma amagambo atari menshi kuko hari igihe tuba dufite umwanya uhagije wo kuvuga amagambo y'Imana iyo turi ahantu isagaguye no kubyina dushyiramo tukabyini byuya bikaza umwuka wera akamanuka. Ewe data we yego reka dusome mu byakozwe n'intumwa turasoma ibice 7 dusoma umurongo wa 54 uradufasha niba byemeye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 54 uragisoreza kuwa 60 twumva icyo Bibiri tubwira. Yego ibyakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo 54 bicisha Stefano amabuye. Stefano disi ndamukunda ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo, ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane biziba amatwi bamugwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Amen. Aya ni amagambo nkunda cyane, ni amagambo atuma asubirana agaciro. Yegereze mikoro tuyumve neza. Iri ni ijambo rituma nongera kuzura imbaraga z'umwuka wera. Iri jambo icyo ryanyigishije ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nukuri. Iri jambo icya kabiri ryanyigishije ryambwiye ko igihe cyose umwuka wera ari ku muntu. Bibiliya iravuze ngo ntimugatinya bica umubiri badashobora kugira icyo batwara umwuka ukurimo. Rero nukuvuga ngo uyu muntu w'imbere utuvugiramo ari we mwuka wera.
uyu mugabo Stefano yari amufite, kandi wibuke ko mu badiyakoni ba mbere Stefano yari ari mu badiyakoni ba mbere, mu badiyakoni ba mbere babayeho Stefano yari abarimo. Rero muri 47 igihe cy'itotezwa ry'abakristo kibaye kigeze, uyu mugabo Stefano ari mu bo bafashe kugira ngo babagirire nabi. Stefano ariko ngo akuzura umwuka wera cyane, yari umudiyakoni wuzuye umwuka wera. Buriya muri iyi minsi ya none Imana ishaka gukoresha abantu buzuye umwuka wera. Ku muntu yatuzuye umwuka wera ni byinshi birapfa. Iyo udafite umwuka wera uyoboye urugo rwawe, urugo ruranga. Iyo udafite umwuka wera uri mu kazi ntabwo bigenda neza, ariko iyo ufite umwuka wera ibintu byose bigenda neza. Uyu Stefano rero ngo baramufata nawe, abagabo bazana abagabo kumushinja, amushinja ibitari byo, ariko kugira ngo akunde yicwe aho izina ry'Imana. Paulo Stefano uyu nguyu ngo baramukurubana, bazabiranywa n'uburakari bitewe n'amagambo y'Imana yari ababwiye. Yarabibukije ibihe bya kera, babwira kubana n'Imana, ariko bo ngo biziba amatwi, bazabiranywa n'uburakari. Bibiliya tubwiye ngo bafata amabuye baratangira barayamutera, bamuteye ibuye rya mbere ngo arararama, yuzura umwuka wera. Haleluya, yuzura umwuka wera, atangira guhanura. Rababwira ati oya murekeraho mbabwire ibyo mbonye. Ntabwo byabaye ngombwa ngo bababwire ngo mumbabarire sinzongera. Hari abantu b'Imana, ubundi umuntu w'Imana ikizamukubwira ni uko ubwoba aba yarabutaye. Yego, Bibiliya iranditse mu byahishuriwe Yohana ibice 6 hafi ku murongo w'9, hari amagambo meza avuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uzaba mu kurimbuka. yego. Ariko ahangaha Bibiliya iratubwiye ngo ariko Stefano yuzuye umwuka wera. Turashaka kuzura umwuka wera mu byo dukora, mu kazi dukora, day to day life dukeneye kuzura umwuka wera mu bihe byose, muko tugenda. Bibiliya iravuze ngo nuko arararama areba mu ijuru, arababwira ati mbonye Imana Data. Mbona n'umwana w'umuntu, umwana w'Imana yicaye ahagaze iburyo bw'Imana. Rangije ababwira ati none Data, ibi byaha ntubibabareho, ntacyo bakoze ubababarire. Imana ishimwe. Bateye amabuye kuzura umwuka wera. Urabona umuntu boherereje ibirozi aho kugira ngo bimugandagura kuzura umwuka wera. Kugandagura mbivuze mu kirimi cy'abarundi, kuko naho nabaye imyaka umwaka ugeramo. Yego, ubwo Stefano arangije ababwira ngo mbonye, hari ibyo mbonye. Ariko urumva amabuye batangiye kuyamugezaho. Bisobanuye ngo iki? Bisobanuye ngo twebwe abahawe imbaraga z'Imana ntabwo dukwiye no mu bigeragezo byose, dukwiriye guhagarara tugashikama. Haleluya. Yego, dukwiriye guhagarara tugashikama, tukuzura imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye kubana n'Imana. Niba hari ukwendereje, niba hari ukugize bindi, uzura umwuka wera. Ntabwo Imana dutumye kwirwanirira, yaratubwiye ngo tuzarwanisha umwuka, kandi urugamba turi icya kabiri ntabwo ari urwacu, ni urw'Umwami. Haleluya. Stefano arababwira ngo mureke mbabwire icyo mbonye. Mbonye Imana Data, ariko mbonye n'umwana wayo ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ngo Data rero aba bantu bababarire. N'amagambo na Yesu ubwe yakoresheje, ariko uyu mugabo niwe wayabanje. Aravuga ngo Data bababarire rero, ntubabareho icyaha, ahubwo bababarire imbabazi zawe. Nuko ngo arangije ngo wari uhagarariye ibyo birori byo kumutera amabuye, amwambura imyambaro ye ngo ayirambika ku birenge by'uwitwaga Sawuli nawe ashima ko yicwa, ibye birarangira. Iri jambo rero icyo ryanyigishije ni iki? Iri jambo ryanyigishije ko twire guhagarara nk'aba Stefano. Yego. So hari umukozi w'Imana, hari abakozi b'Imana abenshi butatuma ahantu bari kubona habazanira ibyago ngo bajyeyo. Ariko Stefano yarahagaze arahamya. Natwe dukwiriye guhamya. Dukwiriye guhamya iby'ijambo ry'Imana. Mbonye Imana Data, mbona n'umwana wayo ahagaze iburyo. Ntabwo Yesu yahagarara ibumoso, ntabwo Yesu ahagarara kure, ahagarara iburyo bw'Imana. Ababwira ibyo abonye. Natwe dukwiriye kubwira abantu ibyo Imana itubwiye. Rero numvaga aya magambo y'Imana, ntavuze byinshi. Iri jambo ry'Imana ryari riri mu mutima wanjye, kandi ndisangiza n'abadukurikiye bose n'abazadukurikira, kugira ngo aho ubona byagucanze
ujye witabaza imbaraga z'umwuka wera. Hallelujah. Ibintu bitari kwemera imbaraga z'umwuka zirakora. Abantu bakwanze imbaraga z'umwuka zirakora. Abantu bakwanze Imana iragukunda. Abantu bagutaye Imana irakuzana. Abantu bakwicaze muje mwivu Imana igukuramo. Imana ikura abantu muri puberi. Nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nabonye Imana iruhura barushye. Nabonye Imana igendesha abahetamye kubw'imbaraga z'umwuka wera. Iyo umwuka wera rero yamanutse ibintu byose biremera. Ndakeka dufite amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda atari imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo amahoro ameze gutya twayabona. Mu gihe abandi baryama ntibasinzire, mu gihe ibihugu byose bihora muri bivurungana, ariko twebwe Imana mbere bacaga umugani bakavuga ngo Imana yirirwa handi igataha i Rwanda, ariko ubu siko mbyemera. Imana yirirwa mu Rwanda ikanaharara kubw'imbaraga zayo. Muririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Uyu mugabo rero yari yujuje imbaraga z'umwuka wera. Umuntu batera amabuye amaraso agatangira kuva, agahamya ngo mbonye ijuru rigaki seza benegraye ngo yewe ngo nijuru ryarakingutse. Arababwira ngo mbonye ijuru rikingutse, kandi ababibwira nabanzi be nabamurwanya. Yego, arababwira ngo mbonye ijuru rikingutse, mbonye Imana data n'umwana wayo. Iri jambo rero numvaga twarisangira, kandi uko ibihe bihaye ibindi tuzajya dukomeza gusangira iri jambo muryakire neza mu izina rya Kristo Yesu. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Eka dusoze tugusaba utange nimero, wagukenera zaguhamagare, n'undi dusoreze n'isengesho. Yego, wankenera yampamagara kuri 0788 18 62 572 0788 18 66 572. Yego, Imana ibaha umugisha, kandi mwese turabakunda, kandi umwuka wera abakunda kuturusha. Amen. Uko ibihe bihaye ibindi dukomeza kuganira, ndatekereza hari byinshi tuzunguka mu gukorera Imana. Ntabwo twihamagaye, ahubwo waduhamagaye atubereye maso. So reka dusenge Imana ishobora byose. Uwiteka Mana nyiribihe, uri Imana irebera hose icyarimwe, uri umurwanyi mwiza, ntabakubanjirije nta nuzaguheruka, Alpha and Omega, tangiriro n'iherezo. Bibiriya yaravuze ngo uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma. Niyo mpamvu tugushimiye umwuka wawe wera waduhaye. Bibiriya iravuga ngo kandi kubw'uwo mwuka wera tuzabaho no mu rupfu. Umwuka arongera avuga yeruye, aravuga ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete we bose bazambona. Ndasenze kubw'abantu badukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza, ujye bakomeza ubafashe, ubambika imbaraga z'umwuka wera, kandi kubw'imbaraga z'umwuka dufite tuzagera no mu rurembo rwitwa Siyoni. Turagusabye ngo ubane natwe, cyubahiro cyawe kizamurwe, amahoro n'imbaraga zawe bibe kuri twebwe none n'ibihe byose. Amen.